cyane cyane aza afite imbaraga cyane nava hano mu birunga. Nabahinga mu kibaya cya Gahanga gikikijwe n'imisozi yo mu murenge wa Busogo, akagari ka Sahara, mu karere ka Musanze. Bavuga ko amazi aturuka mu misozi ikikije iki kibaya ndetse n'ava mu birunga hari ubwo abuzurana akuzura mu mirima yabo, bityo bikabagusha mu gihombo. Amwe aturuka muri iyi misozi andi agaturuka mu birunga. Yose ku buryo uhinze hano ntacyo asarura, nta kintu tuhabona. Kubera ukubona hari hejuru mu misozi, aya mazi amanuka avuye hari mu misozi, mbese niyo akura kuva hari mu misozi cyane cyane, kubera ukubona hari amazi hari hejuru mu misozi. Ngo harimo ava mu birunga, ariko harimo ava no hano mu birunga bya hano haraguru. Ubwo cyane cyane aza afite imbaraga cyane nava hano mu birunga. Yego ari murimo mwiza, ariko umuzi guraguva mu ishamba kuraza gurabisenya. Aya mazi savona mu ishamba akagera hari ibirometero rwose pe. Guhungabana kwa hangaha nta kumanza gushaka imyobo yanga igakamira ku mazi. Amazi amwe ava mu iyi misozi andi akava mu ishyamba. Yose rero akaba igihurirane hano hakuzura. Umuturage rero wahinze agahomba, none ni ukwicwa n'inzara. Reba nk'ibibara byose birayatari amazi baba bari kubihinga, biba bihinze. None reka kubera amazi. Usibura ibyobo birigitamo amazi ari byo bita ibibare, ngo nicyo cyaba igisubizo kirambye cyo guhangana n'aya mazi nk'uko bikomeza bivugwa n'aba bahinzi. Ubundi aha hantu ni uguhozamo abakozi bagahora bakoramo kugira ngo aya mazi bayagwanye. Bitari ibyo nta muhinzi uzasarura, nta muhinzi ugomba gusarura batashizemo abakozi ngo bakomeze bakoremo umugenda gukomeze bese amazi nakomeza kumanuka azinjire hehe muri cyakiye bare kitazibye. Igisubizo no kugira bino bibare, bamara ko bigomora bino bibare byose biraha amazi akaja karajamo, inzira ikaboneka bakabona bagahinga. Igisubizo cyo guhangana n'aya mazi nuko twakora za rigoro hano, tukayobora amazi ahantu hateganywa hari ibibare. Umuganda ugiye uhoraho, abaturage tukaya tugira ingufu zo guhora tukakora wenda buri mu cyumweru, byarushaho kugira ngo habe neza. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice ubwo yifatanyaga n'abatuye Busogo mu gusibura ibyobo birigitamo amazi yangiririza aba bahinzi, yagaragaje ko yari intangiriro, aboneraho no gusaba abaturage kugira uruhare mu gutuma imiyoboro iyobora aya mazi idasibamo. Iyi ni intangiro, dukomeze uyu muyoboro twacukuye uyu munsi twasibuye ntuzongere gusibamo, ahubwo twikorera ubwacu, tumenye ko mu ngo zacu twese uko hagiyemo imyanda, uretse ko dusaba n'abantu kutongera kujugunyamo iriya myanda twabonye, tujye dusibura amazi atambuke, tumenye natwe amazi yatwangirizaga imirima n'amazu bitongera ukundi. Muri rusange abahinzi basaga 300 nibo bahinga muri iki kibaya cya Gahanga, ari nabo bagaragaza ko iyo imvura yabaye nyinshi amazi agaturuka mu misozi andi akava mu birunga, usanga yuzura mu mirima bahinzemo, bityo bakagwa mu gihombo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.